Ivugururamategeko igice cya 28. Imigisha izahabwa bumvira Uhoraho. Nimugira umurava wo kumvira Uhoraho Imana yanyu, mu kubahiriza amabwiriza ye yose mbashyikirije uyu munsi, azabatonesha kuruta andi mahanga yose yo ku isi. Nimwumvira Uhoraho Imana yanyu, azabaha imigisha yose kandi muyihorane. Azaha umugisha abatuye mu mujyi n'abatuye mu cyaro. Azabaha umugisha mwororoke, ubutaka bwanyu burumbuke n'amatungo yanyu yose yororoke. Azabaha umugisha muhunike byinshi, mwe kubura ibyo muteka. Azabaha umugisha mu majya no mu maza. Uhoraho azabaha gutsinda abanzi babahagurukiye, nubwo bashyira hamwe bakaza umujyi umwe, bazahunga bakwirwa imishwaro. Uhoraho Imana yanyu azabahera umugisha mu gihugu azabaha, awubahere mu byo mukora byose, ibigega byanyu bye kwigera biba mu busa. Nimwubahiriza amabwiriza y'Uhoraho Imana yanyu mukagenza uko ashaka, azakomeza abagira ubwoko yitoranyirije nk'uko yabibarahiye. Amahanga yose yo ku isi azayibona batinye. Uhoraho azabaha kororoka gwize n'amatungo yanyu, ahe n'ubutaka kurumbuka mu gihugu yarahiriye ba sokuruza ko azagiha urubyaro rwabo. Uhoraho azajya akorakoranya ibicu, abagushiriza imvura mu bihe byayo. Azabaha umugisha mu byo mukora byose. Muzaguriza amahanga menshi, ariko mwe ntimuzayaka inguzanyo. Nimwumvira amabwiriza y'Uhoraho Imana yanyu mbashyikirije uyu munsi mukayubahiriza, azabaha gutegeka amahanga aho gutegekwa nayo. Muzahorana umwanya w'imbere, ntimuzajya inyuma. Ntimugateshuke ku byo mbabwiye byose uyu munsi, kandi ntimukayoboke izindi mana kugira ngo muzikorere. Imivumo iterwa no kutumvira Uhoraho. Ariko nimutumvira Uhoraho Imana yanyu ngo mwubahirize amabwiriza n'amateka ye yose mbashyikirije uyu munsi, azabateza iyi mivumo yose ibokame. Azavuma abatuye mu mujyi n'abatuye mu cyaro. Azabavuma mu buri byo muhunika n'ibyo muteka. Azabavuma mu b'ingumba, ubutaka bwanyu burumbe, n'amatungo yanyu yose ye kororoka. Azabavuma mu majya no mu mazi. Nimucumura mukimura Uhoraho, azabaterereza umuvumo mushoberwe, mwe kugira icyo mugeraho mu byo muzagerageza gukora byose, ndetse ntazatinda kubarimbura burundu. Uhoraho azabateza indwara y'icyorezo ibatsembe, mushirire mu gihugu mugiye kwigarurira. Uhoraho azabateza indwara zo kuzongwa n'iz'umuriro, n'ibibyimba n'icyokere n'amapfa na cyumya n'urugombyi. Bizabokama bibarimbure. Azabima imvura, maze ubutaka bukakare, bumere nk'urutare. Aho kugusha imvura mu gihugu cyanyu, Uhoraho azagusha umukungugu n'umusenyi, kugeza ubwo muzarimbukira. Uhoraho azatuma mutsindwa n'abanzi banyu. Nubwo mwakwishyira hamwe mukabatera umujyi umwe, muzahunga mukwirwa imishwaro. Bizatera ibihugu byose byo ku isi kumirwa. Imirambo y'abapfuye izaribwa n'ibisiga n'inyamaswa, he kugira ubyirukana. Uhoraho azabateza indwara zidakira nk'ibishyute yateje Abanyamisiri, no kuzana amagara no gusesa ibihushi n'urushimba. Uhoraho azabateza ubuhumyi n'ibisazi no guhwiragira. Muzarindagira nk'impumyi ku manywa y'ihangu. Ntimuzahirwa mu byo muzakora byose. Muzakandamizwa, musahurwe ibyanyu ibihe byose, kandi he kugira ubatabara. Uzasaba umugeni, ariko ndamusambanye ku ngufu. Uzubaka inzu, ariko we kuyituramo. Uzatera imizabibu, ariko we kurya imbuto zayo. Inka yawe bazayibaga ureba, ariko we kuyiryaho. Indogobe yawe bazayinyaga ureba, be kwikugarurira. Intama zawe zizagabizwa abanzi bawe, he kugira ugutabara. Abahungu bawe n'abakobwa bawe bazagabizwa abanyamahanga babagira inkorera gahato. Uzamara umunsi wose ureba aho barengeye, wiringiye ko bagaruka bibi by'ubusa. Abanyamahanga mutigeze mumenya bazarya ibyo mwejeje banasahura ibyo mwaruhiye byose, bazahora babakandamiza babanyonyoza imitsi. Ibyo byose muzabona bizabatesha umutwe. Uhoraho azabateza ibishyute bidasanzwe kandi bidakira ku mavi no ku maguru, ndetse bikwira umubiri wose uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza ku mutwe. Mwebwe n'umwami muzaba mwiyimikiye, Uhoraho azabagabiza abanyamahanga mutigeze mumenya, yaba mwebwe yaba basokuruza. Bazabajyana mu gihugu cyabo muyoboke imana zibajwe mu biti no mu mabuye.
muzahinduka urwamenye n'iciro ry'imigani n'insuzugurwa mu mahanga yose Uhoraho azabatatanyirizamo. Muzaba imbuto nyinshi ariko musarure bike, kuko inzige zizabirya. Muzatera imizabibu muyihingire, ariko ntimuzasarura imbuto zayo ngo munywe na divayi yayo, kuko kagungu izayirya. Muzagira iminzenze mu gihugu cyanyu cyose, ariko ntimuzakoresha amavuta yayo, kuko imbuto zayo zizajya zihunguka zitarera. Muzabyara abahungu n'abakobwa, ariko ntimuzabagumana kuko bazajyanwaho iminyago. Inzige zizatsemba ibiti byanyu byose n'imyaka yanyu yose. Abanyamahanga batuye muri mwe bazagenda babarusha gukomera, naho mwebwe mugende murushaho gusubira inyuma. Bazajya babaguriza, ariko mwebwe ntimuzabona icyo mubaguriza. Aho kugira ngo mubategeke, nibo bazabategeka. Nimutumvira Uhoraho Imana yanyu ngo mwubahirize amabwiriza n'amateka yabahaye, azabateza iyo mivumo yose ibokame kugeza aho muzarimbukira. Igihe cyose iyo mivumo ikabije izayibagezeho, cyangwa igeze ku babakomokaho, muzamenye ko ari Uhoraho ubahannye. Uhoraho nabaha umugisha muri byose, ariko ntimwishimire kumuyobokana umutima mwiza, azabagabiza abanzi banyu, mubakorere muri abatindi nyakujya, mutagira icyo kurya n'icyo kunywa n'icyo kwambara. Bazabakoresha imirimo y'agahato kugeza igihe muzashirira. Uhoraho azabateza ingabo ziturutse mu gihugu cya kure, zivuga ururimi mutumva, zize zihorera nka kagoma. Zizaza zarubiye zitubaha abasaza, zidafitiye n'abana imbabazi. Zizarya amatungo yanyu n'imyaka yanyu, ze kugira icyo zibasigira, zaba ingano yaba divayi, yaba amavuta y'iminzenze, yaba amashyo cyangwa imikumbi, kugeza aho zizabarimburira. Zizagota imijyi yose yo mu gihugu Uhoraho Imana yanyu azabaha, kugeza ubwo zisenya inkuta ndende ntamenwa ziyikikije mwiringiraga. Igihe zizaba zabagose, zizabateza akaga kugeza ubwo muzarya abantu Uhoraho Imana yanyu azaba yarabahaye. Umugabo wo muri mwe w'umugwaneza kurusha abandi kandi wabayeho neza cyane, azirengagiza umuvandimwe we n'umugore apfumbase n'abana asigaranye. Nta n'umwe azaha ku nyama z'abana be azabarya. Nta kindi azaba asigaranye, kubera abanzi bazaba bagose imijyi yanyu yose bakabateza akaga. Umugore wo muri mwe wabayeho neza cyane bigeze aho adakoze n'ibirenge hasi, akaba n'umugwaneza, azirengagiza umugabo wapfumbase n'abana be. Azihisha, arya ingobyi n'uruhinja amaze kubyara, kubera inzara yaciye ibintu. Ako niko kaga muzagira igihe abanzi bazaba bagose imijyi yanyu. Muramenye rero muzakurikiza amategeko yose yanditse muri iki gitabo, kandi mutinye Uhoraho Imana yanyu, nyirikuzo n'igitinyiro. Naho ubundi azabateza ibyago bikaze bibokame, n'indwara zikomeye zidakira, mwebwe n'abazabakomokaho. Za ndwara zose yateje Abanyamisiri, mwazibona zikabatera ubwoba, azazibateza namwe zibokame. Ndetse azabateza n'izindi ndwara n'ibindi byago bitanditswe muri iki gitabo cy'amategeko, kugeza ubwo azabarimbura. Nubwo muzaba munganya ubwinshi n'inyenyeri zo ku ijuru, muzasigara muri bake cyane muze kutumvira Uhoraho Imana yanyu. Uko Uhoraho yishimiraga kubagirira neza no kubagwiza, ni nako azishimira kubarimbura no kubatsemba. Ntimuzongera gutura igihugu mugiye kwigarurira. Uhoraho azabatatanyiriza mu mahanga yose yo ku isi, kandi nimugerayo muzayoboka imana zibajwe mu biti no mu mabuye mutigeze kumenya, yaba mwebwe yaba basokuruza. Ndetse muri ayo mahanga nta mahoro n'umutekano muzahabona, ahubwo Uhoraho azatuma muhora muhagaritse umutima, mwihebye kandi nta byiringiro. Urupfu ruzahora rubugarije mutinye ijoro, ndetse n'amanywa abakura umutima. Ibyo muzabona n'ibyo muzibwira bizabatera ubwoba, nibucya muti ntibwira, nibwira muti ntibucya. Uhoraho azatuma mujyanwa n'amato musubire mu Misiri, aho nari nababwiye ko mutazasubira. Nimuhagera muzifuza ko abanzi banyu babagura, kugira ngo mubabere inkorera gahato, ariko ntibazabakundira.